Ikaze kuri The Brown Entertainment. Ngiye kukubwira ibintu bitanu utakira utabifite. Ibintu bitanu ngiye kukubwira nibyo bintu bya mbere ugomba kuba ufite mbere yuko ukira. Kabone nubwo waba ufite amafaranga, iyo ibi bintu bitanu habuzemo na kimwe, ayo mafaranga ntabwo uyamarana igihe kirekire. Wowe tugiye kurebana ibi bintu ko ari bitanu, nguhaye ikaze. Ikindi, niba uri mushya hano kuri channel, ndagira ngo nkwereke ko uyu nguyu ari wo murongo mugari w'ibitekerezo no kunguka ubwenge. Ikintu nshaka kugira ngo ukore ahangaha, nshaka kugira ngo ukore subscribe, ukore like, aha binashoboka utere comment umbwira ko ibi bintu koko ari ingenzi mu buzima utakira utabifite, kugira ngo ube umukire wa nyawe uhamye, cyangwa se kugira ngo ugere ku ntego yo kuba umukire, nuko ibi bintu ugomba kuba ubyujuje. Ku bantu rero batujuje ibi bintu, mumenye ko rwose ubukire bwanyu ntaho bushingiye, kandi ibintu ngiye kukubwira koko urasanga ari byo. Ikintu cya mbere rero ugomba kugira mbere yuko ugira amafaranga, cyangwa se kugira ngo uzabe umukire, ugomba kuba wubaha akazi ukora. Akazi ukora kabone naho yaba ari ikiyede, akazi akariko kose, naho kaba ari akazi ko kuvidura imisarane, ako kazi manza ukubahe, kuko akazi kabi niko kaguhereza akazi keza, kandi akazi kaguha inyungu iyo ugakunze ukagakora, bityo biguha kugira umurava iyo ukunda akazi kawe kandi utegwa ishema nako, bityo ugakora neza bigatuma ugera ku ntego zawe z'ubukire. Ni ukuvuga ngo utubashe akazi kawe, akazi ufitiye ubushobozi bwo kuba wakora, ntabwo waba umukire. Ikintu cya kabiri ni icyizere. Kwizera mu byo ukora. Nimba koko ufite aka business gatoya, ugahora wizeye, utumbiriye target yawe, utumbiriye aho ushaka kugera. Ibyo bintu rero, kuba ufite icyizere bizatuma wizera abantu mukorana, kandi bitume n'ibyo uri gukora ubikora neza, kubera ko ufite icyizere cy'uko uzatera imbere, biguhe umurava. Icya gatatu, kudacika intege. Gukora cyane nibyo bintu bizatuma ugera kure ukaba umukire. Ni ukuvuga ngo ntiwagera ku bukire, ntiwagera ku ntego zawe zo kubona amafaranga udakoze cyane ngo wiyuhe akuya. Niyo mpamvu umuhanzi we yabiririmbye neza, aravuga ngo umurunga w'iminsi ni umurimo. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ukomeye, ugomba kuba uri strong, kugira ngo mu kazi kawe kazaguhesha amafaranga ugakore neza. Nuko ugomba kudacika intege. Hari abantu benshi bazaza bakaguca intege, hari n'igihe ibizaba mu kazi kawe bizagucya intege nk'ibihombo, nk'ibihombo bishobora kugucya intege. Gusa wowe ikintu ugomba kwitaho ni ukudacika intege, ugakomeza ugakora akazi kawe, ukagakora neza udacika intege. Ikintu cya kane ni ikintu gikomeye cyane, kubaha abo mukorana. Utubashye abo mukorana, ni ukuvuga ngo akazi kawe kaba kapfuye. Niyo waba ufite company, utubaha abakozi bawe, abenshi abakire benshi amakampani yabo aramanuka cyangwa se agwa hasi, kubera ko bakoresha agatunamwene. Ni ukuvuga ngo iyo utubaha abakozi bawe ukoresha, igihe kiragera bagatangira kukwiba, kubera ko utabubaha, bagatangira gukora akazi nabi. Rero aho ni ku muntu ufite abantu akoresha. Ku muntu rero uri gutangira, ugomba kubaha abo mukorana muri sosiyete, nawe ubwawe ukiyubaha. Niba ari abantu mucururiza hamwe, ugomba kububaha kugira ngo nabo bazakubahe. Ikindi kandi, nimba ari n'umuntu ugukoresha, ugomba kumwubaha kugira ngo uzamukureho inyungu iri hejuru, kugira ngo nawe ubashe gutangira business yawe izakwinjiriza mu gihe kirekire. Ikindi kintu aricyo cya nyuma ni ukugira amakenga. Kugira amakenga bidufasha ibintu byinshi. Abantu benshi company zabo zigwa hasi bitewe n'ukuntu batagize amakenga.
abantu benshi bafata kampani zabo cyangwa se bizinesi zabo bakazegurira abantu, barangiza bakazibashyira mu biganza byabo bizeye ko abo bantu bazabakorera neza. Make sure that business yawe yikore ku cyawe giti, ugira amakenga kuri buri muntu wese ukoresha, we kwizera umuntu 100%. Niyo mpamvu ibi ngibi bituma umenya aho ushora inyungu yawe, bikaguha no kuba wareka gushora ku muntu ubonye ko uwo muntu ari kukurimanganya cyangwa se ari kukujyana mu nzira itari yo. Rero kugira amakenga ni ibya mbere. Kugira amakenga nanone ikindi kintu bigufasha kuba wakwizigamira. Iyo ufite amakenga wizigamira amafaranga kugira ngo nuramuka uhuye n'ikibazo uzagikemure. Rero ibi ni ibintu 5 bigufasha kugira ngo uzagere ku bukire, ku ntego yawe y'ubukire. Wakoze weho wabanye nanjye, jewe nitwa The Brown, iyi ni The Brown Entertainment. Niba koko nawe ibi bintu ariko ubibona, jya muri comment wandike ngo salute kabisa, nanjye niko mbibona. Mwakoze cyane kubana nanjye, reka tuzasubire. Murabizi neza ko ahangaha haca ibintu bigiye bitandukanye, inkuru z'urukundo, urwenya, indirimbo, byose tuba turiyo. Ahangaha ni entertainment The Brown, tuzongere dusubire.